tubahaye ikaze kuri Baza Muganga. Reka uyu munsi tuvuge ku kibazo cyo kuvira ku nda. Kuvira ku nda ni ikibazo giteye impungenge cyane kuko akenshi abadamu, abakobwa bavira ku nda batabizi, bataranamenya ko batwite. Bikaba byatera ikibazo cyane kuko akenshi baza kubimenya byarenze inkombe, ugasanga bamwe banabiguyemo bakaba banapfa bataramenya impamvu, kubera ko ibimenyetso byo kuva akenshi baba baviriyemo imbere cyangwa amaraso akasohoka ari make hanze ariko amenshi yaviriyemo imbere. Rero umudamu uri kuvira ku nda wese, umudamu uzi ko amaze igihe atabona imihango, cyangwa umudamu wese, umukobwa uri kuvira ku nda cyangwa uri kuva, agomba gutekereza bwa mbere ko ashobora kuba yasabiye inda inyuma y'umura. Ibi bishobora kwemezwa igihe hakozwe icyo bita test de grossesse cyangwa pregnancy test, maze bagakorera umuntu ecography. Bamara kumukorera ecography bakamukorera indi test aho suzuma, bamara kumusuzuma bakumva ari kuribwa mu nda, maze bakamukora mu mura bakumva hari icyo bita cri de Douglas, kumva ari kubabaramo imbere, biba bisobanuye ko amaraso ari kuviramo imbere. Icyo gihe tugomba kumenya ko umudamu ari kuvira ku nda, kandi icyo gihe ari kuvira ku nda, icyo gihe tugomba kumenya ko ashobora kuba yasimiye inyuma y'umura. Ibi rero akenshi tubimenya iyo waganiriye n'umudamu cyangwa umukobwa, ukamenya igihe aherukira imihango, maze ukumva bya bimenyetso bindi byose twavuze hariya hejuru byo kuribwa mu nda, kumva ari kuzahara, ari kugenda abura umwuka buhoro buhoro kubera ko amaraso aba yabaye make, akabura imbaraga, akaba yanagira n'umutima utangira gutera cyane, wareba mu maso ye ugasanga yose yabaye umweru cyane kubera ko amaraso aba yabaye make. Icyo tugomba kumenya rero ku mudamu uri kuvira ku nda, kenshi tugomba kubitandukanya tubishyira mu byiciro bitatu. Icyiciro cya mbere ni igihembwe cya mbere guhera ku kwezi kwa mbere kugera ku mezi atatu. Igihembwe cya kabiri ni kuva ku mezi 4 kugera ku mezi 6. Igihembwe cya gatatu ni kuva ku mezi 7 kugera ku mezi 9. Ibyo bihembwe byose biba bifite impamvu zitandukanye zatuma umudamu ava cyangwa umukobwa akavira ku nda. Ariko turebye neza muri cya gihembwe cya mbere, akenshi abakobwa cyangwa abadamu bava bataranamenya ko batwite. Akaba ariyo mpamvu igihe cyose ubonye uri kuva, ubonye amaraso ari kuva mu gitsina, ugomba kwipimisha ugakora icyo bita pregnancy test. Nimba uzi ko mu minsi ishize wigeze guhura n'umugabo, wamara gukora pregnancy test yaba positive, ukamenya ko uri kuvira ku nda. Icya mbere utekereza rero iyo wasanze pregnancy test cyangwa test de grossesse yabaye positive, ni uko ugomba gutinya ko inda yawe ishobora kuba wayisamiye inyuma y'umura. Iki ni ikibazo giteye impungenge kubera ko nyuma yo kumenya ko inda yawe wayisamiye inyuma y'umura, igikurikira ari uko iyo nda yawe ikomeje gukura, igakura, uwo mura wawe cyangwa ya trompe de Fallope aho inda iba yakuriye ushobora guturika maze ukaviramo imbere. Utwo turaso wabonaga hanze ntidukomeze kuva, ahubwo agatangira kuviramo imbere kugeza igihe wageraho ugapfa. Ibyo ni ibintu byinshi, ni ibibazo byinshi dukunze guhura nabyo mu kazi, aho usanga abadamu, abakobwa batinze mu rugo cyangwa bagatinda muri quartier, bakaza kugera ku bitaro byarangiye, bakaza bapfuye cyangwa bakageraho bari guhumeka akuka kanyuma bagahita bapfa kubera kutamenya ko basamiye inda nyuma y'umura. Kugira umwana atangire gukora ni uko haba habayeho intangangabo n'intangangore byahura bigakora igi. Iri gi niryo rikura, ryamara gukora rigatangira gukora ibice bice bizavamo amaguru n'ibindi byose. Iyo iri gi rero rihagaze ntirikomeze gukura, umubiri ushaka ugerageza uburyo bwose yarisohora,
iyo ritangiye gusohoka rero, iyo umubiri utangiye kubirwanya kugira bizasohoke, akenshi umudamu arava. Rero nyuma yo kumenya ko ya nda yawe utayisamiye inyuma y'umura, bamaze kugukorera ibipimo, ikindi ugomba gutinya ni uko inda yawe ishobora kuba yahagaze yenda kuvamo. Ibi uzabimenyeshwa nuko utazajya uribwa mu nda ukabona amaraso ari kuva gusa nturibwe mu nda. Ibi rero ugomba kubitinya kuko nabyo ari ikibazo, kuba ryagi ryapfuye rigomba gusohoka. Ikindi tugomba kumenya, iyo umuntu ari kuva ari muri cya gihembwe cya mbere, ugomba gutinya icyo bita grossesse molaire cyangwa inda y'urubura. Ni ibibazo dukunze guhura nabyo cyane, akenshi ugasanga umudamu ari kuva akamara ibyumweru bibiri ava, ariko akagenda ava duke. Bamwe bakabyitiranya n'imihango yatinze guhagarara, kandi ari inda y'urubura atwite. Inda y'urubura rero itandukanye n'icyo bita igi ry'irihuri, ibyo turaza kubisobanura aha ngaha. Ibi byose ni ibituma umudamu avira ku nda, cyangwa bakamukorera test de grossesse cyangwa pregnancy test bagasanga iri positive, kandi mu by'ukuri adatwite, ahubwo afite iki bita inda y'urubura cyangwa igi ry'irihuri. Inda y'urubura rero akenshi uyimenyera yuko inda yawe utangira kuvira ku nda, wamara igihe kinini uvira ku nda, muri cya gihe uri kuvira ku nda, inda yawe igakura ukabona yabyimbye rwose, ukagira ngo umwana yakuze. Nyuma y'ikindi cyumweru ukabona inda yahombanye, yasubiye kuba nk'indi isanzwe nk'umuntu udatwite. Nyuma y'ikindi cyumweru ugasanga yongeye kubyimba, akaba ari icyo bita utérus en accordéon, ni ukuvuga irabyimba ikabyimbuka ikabyimbuka, ari nako gukomeza kuba. Igihe rero wibonyeho ibi bimenyetso, ugomba kwihutira kwa muganga, kubera cyangwa ko iyi nda y'urubura yitinze kuvurwa ivamo ibyo bita choriocarcinome, ukazarwara kanseri ya nyababyeyi bitewe n'uko iyi nda y'urubura utayivuje hakiri kare ngo bayigukuriremo, maze ugasanga biguteye ikibazo cyane. Hari amakesi amwe n'amwe dukunze kubona mu bitaro, aho abadamu baza twababwira ko bafite inda y'urubura bakanga kuyikuramo kubera ko baba bakeneye abana cyane, wenda amaze imyaka 10 ategereje umwana, yasanga test de grossesse yabaye positive, akumva nyine yafatishije, ariko mwajya gusanga mu by'ukuri mugasanga yifitiye inda y'urubura. Wamusobanurira izi ngaruka zose, ko ashobora kurwara kanseri, ko ashobora kuva cyane, bikanga, bikarangira byanze, akanga inama za muganga, akajya mu gufata imiti ya kinyarwanda, bikarangira apfuye, cyangwa bikarangira arwaye iyo kanseri, akazahitanwa na kanseri, kandi ari ibintu yakagombye kwivuza bigakira. Igi ry'irihuri rero aho ritandukaniye n'inda y'urubura, ni uko mu igi ry'irihuri ari igi riba ryakuze ariko umwana atarimo, akaba ari igi ryuzuyemo amazi gusa. Iyo tubirebye kuri ecography, akenshi usanga ari igi ririmo amazi gusa, wa mwana cyangwa cya kindi bita embryon kizavamo umwana kitarimo. Akaba ari ibintu bishobora gutuma umudamu ava muri cya gihembwe cya mbere, kuvuga kuva ku kwezi kumwe kugera ku mezi 3. Ibi rero nazo ni zimwe mu mpamvu zishobora gutuma umudamu avira ku nda, kandi biba biteye ikibazo cyane. Ikindi wenda tutagomba kwibagirwa ni uko hari abadamu bavira ku nda ari uko batwite, ariko bakaba batwite muri nyababyeyi yabo hari ibibyimba byitwa myome. Iyo muri ibyo bibyimba iyo muri nyababyeyi yabo rero hari ibyo bibyimba byitwa myome, akenshi ibyo bibyimba iyo umudamu atwite, ibyo bibyimba birakura cyane bikaba binini, byaba binini cyane bikaba byatuma umudamu avira ku nda, maze inda akenshi ikavamo. Ibi rero nabyo ni ibibazo tugomba kwitondera. Nimba ubona umudamu wawe afite inda nini cyane kurusha igihe cyayo, nk'umudamu ufite inda y'amezi 2 ariko ukabona yabyimbye yageze iriya nk'inda y'amezi 3 cyangwa nk'inda y'amezi 5, ugomba kubyitondera ukamenya ko ashobora kuba atwite ariko nyababyeyi irimo ikibyimba kinini,
ukaba ugomba kumujyana kwa muganga bakamukorera ecography, cyane cyane igihe ari kuribwa cyane bakamukorera ecography bakareba ko atarimo icyo kibyimba kugira bamukurikirane, kubera ko akenshi izo nda uwo mudamu uba utwitiye kuri icyo kibyimba, akenshi izo nda zikunze kuvamo kubera ko umwana abura espace abamo, icyo kibyimba kiri kumutsindagira maze ikindi tugomba kumenya rero ku gihembwe cya kabiri kuva ku mezi 4 kugera ku mezi 6 umudamu ashobora kuva afite ikibazo cy'umura we mu bibazo byitwa ectropion. Ectropion ni igice cy'umura cy'imbere cyasohotse inyuma rero umudamu agatangira akajya ava, cyangwa umudamu akaba afite icyo bita cervicite. Cervicite ni igihe uwo mura w'umudamu wagiyeho imyanda cyangwa udukoko tugatera inflammation kuri iyo cervix cyangwa kuri uwo mura, batera inflammation ngaho maze umudamu akava. Ikindi tugomba kumenya ni uko umudamu cyangwa umukobwa ashobora kugira utubyimba twitwa polype ku mura we. Iyo umudamu afite utwo tubyimba rero atwite akenshi ashobora kuva. Ikindi tugomba kumenya ni uko muri icyo gihe mu gihembwe cya kabiri umudamu ashobora kuba afite kanseri y'inkondo y'umura. Iyo kanseri y'inkondo y'umura akenshi igaragara igihe umudamu twite ko yamara gukora imibonano mpuzabitsina amaze guhura n'umugabo cyangwa umukunzi we, byarangira akabona hari uturaso duke turi kuva, cyangwa agasanga ku gitsina cy'umugabo hari uturaso duke twahasigaye. Icyo gihe rero umudamu aba ataratangira kuribwa, agomba kwihutira kwa muganga bakamupima. Hari amatesite dukora bita pap test cyangwa amatesite ya cancer du col cyangwa kanseri y'inkondo y'umura, tugapima nimba atari kanseri. Twasanga ari kanseri akaba yatangira ubuvuzi hakiri kare, kuko muri icyo gihe akenshi bitarakwirakwira mu maraso hose, bakaba bamuvura akazabyara umwana we na kanseri yarakize. Ariko iyo atabyivuje akenshi birangira agiye kubyara, akenshi yakleminga no kubyara neza umwana yacyongaho, ugasanga nyuma y'amezi 2 umudamu amaze kubyara kanseri igatuma aremba cyane agapfa. Ibyo rero ni ibintu tugomba kwitondera. Umudamu wese uri kuva azi ko ari kuvira ku nda agomba kwihutira kwa muganga bakamukorera iby'ingenzi byose maze agakira cyangwa akabona ubufasha bwihuse. Ikindi tugomba kumenya rero ni uko kuri iki gihembwe cya kabiri umudamu ashobora kuva kubera ko iya nyuma ye cyangwa ingobyi y'umwana yaje kwiyomeka munsi y'umwana. Iyo ya nyuma rero cyangwa ingobyi y'umwana yaje kwiyomeka hasi, icyo bita placenta previa, akenshi kuri icyo gihembwe cya mbere cyenda kurangira akenshi umudamu akunze kuva. Ariko uko akunze kuva muri icyo gihe rero akunze kuva ariko ataribwa mu nda, ugasanga umudamu ari kuva nyuma y'icyumweru bigahagarara, umwana ari gukina mu nda neza nta kibazo afite, ariko ugasanga ari kuva. Ibyo rero tugomba kubyitondera. Iyo wabonye uri kuva mu gihembwe cya kabiri ufite inda y'amezi 6, amezi 5, ugasanga utangiye kuva ariko utaribwa, atari y'amaraso ava igihe umaze gukora imibonano mpuzabitsina, ugomba kwihutira kwa muganga bakagukorera ecography bakareba iya nyuma yawe nimba itari imbere y'umwana cyangwa itari hasi mu kiziba cy'inda, maze bakagufasha. Basanga iya nyuma iri mu kiziba cy'inda cyangwa ingobyi y'umwana iri mu kiziba cy'inda, bakaba bagufasha bakaguha imiti igabanya uko kuva, cyangwa babona ari ngombwa, babona uri kuva cyane bishobora kuguhitana, uwo mwana bakaba bamukuramo bakamushyira muri couveuse nimba bikwiye, cyangwa bagakiza ubuzima bwawe. Ikindi tugomba kumenya ni igihe iya nyuma cyangwa ingobyi y'umwana yiyomoye kuri nyababyeyi, icyo bita depepeni cyangwa placenta abruption. Iyo habayeho iyi depepeni rero cyangwa placenta abruption, akenshi umudamu araribwa cyane akava amaraso y'umukara. Yari kuribwa cyane rero ari no kuva, tugomba kubyitondera cyane cyane yari muri iki gihembwe cya kabiri kuva ku mezi 4 kugera ku mezi 6, kuko akenshi bishobora kuba biterwa
ya nyuma cyangwa ingobyi y'umwana yiyomoye kuri nyababyeyi, bikaba byatuma umwana apfira mu nda. Iyo ya nyuma yiyomoye kuri nyababyeyi, umwana abura umwuka, akabura amaraso, akabura intungamubiri, agapfira mu nda, ugasanga ni ikibazo. Wenda ibindi by'umwana gupfira mu nda tuzabisobanura mu buryo burambuye mu kiganiro tuzakora ubutaha, ariko ibyo tugomba kumenya mu kuva mu gihembwe cya kabiri ni ibyo. Mu gihembwe cya gatatu rero tugomba kumenya ko umudamu ashobora kuva mu gihembwe cya gatatu igihe yagize ibise maze nyababyeyi igaturika, umwana agapfira mu nda, n'umudamu batakwihutira kumuvura akaba yapfa. Ikindi tugomba kumenya ni hémorragie de Benkiser. Muri hémorragie de Benkiser ni igihe umudamu aba ari ku bise, maze akenshi ugasanga ya imitsi itwara amaraso iba iri ku ngobyi y'umwana iraturitse. Iyo iyo mitsi ituritse rero akenshi umudamu arava akava cyane, bikaba byanamuviramo gupfa. Ariko iyo ari kumwe n'abaganga akenshi baramufasha bakamubaga, bamubaga bagakuramo umwana, n'iyo ingobyi y'umwana yari iri kuva cyane bakayikuramo, maze umudamu agakira. Ariko umudamu ashobora kuva amaze no kubyara. Umudamu rero kuva amaze kubyara bishobora guterwa na nyababyeyi itikanze neza. Wenda twarabisobanuye cyane muri video twasobanuye impamvu abadamu bashobora gupfa babyara, twarabisobanuye. Ushaka kubimenya byose wajya kubireba muri iyo video. Akenshi umudamu yamaze kubyara cyangwa ava cyane, ikindi gishobora gutuma ava cyane iyo yanze ko bamubaga bakayikuramo. Hari igihe tunajya kuyikuramo bikanga, bikaba ngombwa ko nyababyeyi yose tuyikuramo kandi umudamu aba yabyaye neza. Ibi rero ni ibintu tugomba kwitondera igihe ubonye uri kuva cyane, uri kwa muganga, tuvuga uri kuri son de santé, cyangwa bamwe batinze kujya kwa muganga akabyarira mu rugo cyangwa akabyarira mu nzira. Dukunze kubibona mu giturage cyane. Iyo umudamu yabyariye mu nzira, abyariye mu rugo, gatangira kubona uri kuva cyane, saba ubutabazi bwihuse, cyangwa nimba uri kumwe nawe mutabare byihuse, umujyane kwa muganga, cyane cyane ku bitaro bikuru, aho bashobora kumubaga bakakuramo iyo ya nyuma yanze kuvamo. Byaba na ngombwa nyababyeyi bakayikuramo, kuko burya icy'ingenzi ni ugukiza ubuzima bw'uwo mudamu uba wamaze gutanga ubuzima. Ikindi tugomba kumenya rero ku mudamu uri kuva ni uko ashobora kuva amaze kubyara ari uko umura we waturitse, waturika rero ugashwanyuka akaba ari uri kuva. Akenshi uyu mudamu arava cyane, atabona nawe ubutabazi bwihuse ngo wamura waturitse cyangwa washwanyutse bawudode, akaba yanapfira aho ngaho. Nabyo ni bimwe dukunze kubona iyo abaganga batabimenyereye cyangwa batabizobereyemo mu kuyidoda, ugasanga umudamu aravuye, arapfuye. Ikindi tugomba kumenya ku mudamu uri kuva umaze kubyara ni uko ashobora kuva afite ibibazo by'amaraso, amaraso yatavura neza, cyangwa akaba afite icyo bita amaplakete make, kuko amaplakete ni bimwe mu bigize amaraso bituma amaraso avura agakomera, umudamu ntakomeze kuva. Ibyo rero ni ibintu tugomba kwitondera. Iyo umudamu ari kuva tugomba kubyitondera, maze tukamenya n'ibyo tugomba gukora. Ibi byose ni ibyo twavuze muri ya video aho twasobanuye impamvu abadamu bava. Tukaba tubashimiye kuba mwadukurikiye. Nimba mufite ibibazo mushobora kubyandika muri comment tukaza kubasubiza, ariko ntimwibagirwe gukanda kuri subscribe nimba ari ubwa mbere mwareba aya mavideo. Naho ubutaha, bye.